Hallelujah, hallelujah. Christina Coleman, hallelujah, hallelujah. Ndabasuhuje abankunda, abanyanga, ndabasuhuje mwese. Nta muntu n'umwe nanga, ndabakunda. Kandi niyo mpamvu nje kugira ngo nkure urujijo ku bantu ejo bari banyikoreye bari kuntuka bati uyu muntu uteje ibibazo, uyu muntu uteje ibibazo, uyu muntu ugiye gutuma bicira. Shyira umutima hamwe. Ntawe bica, nta kintu bamukoraho, none si inkotanyi yujuje ibyangombwa guhera ku mutwe kugera ku maguru bayikoraho iki? Ndagira ngo nkubwire mbere y'uko ujya uvuga ujya ubanza ubaze. Hariho igihe wenda umuntu aba atabahaye amakuru yose, ariko njyewe n'isezerano mfitanye n'Imana ntabwo nzaza ngo mpfe gukopfora ntabanje kureba. Wenda mu bihe byashize hari igihe bariya abantu bazaga bakatubeshya bakajya gute, ariko ubu natwe tumaze kubamenya. Ku batabizi ejo hari poste nashyize kuri Facebook, imitwe irashya, abantu bantera amabuye, hariho n'abagiye mu gikari barantuka, abandi bambwira ibitutsi bibi cyane ko ntari umukozi w'Imana. Njyewe rero ntabwo naje kugira ngo ngire rubanda nyamwinshi, nzi icyo naje gukora. Ndwanira mu kirere kandi training yanjye nayiboneye mu ijuru. Ibyo nkora ndabizi, nta kintu na kimwe nkora ntafite umugambi kigomba kugeraho. Ndasenga nkumva icyo Imana imbwiye cyose ndagikora. Okay, byagenze gute? Muri iki cyumweru ngira ngo kwa gatanu nari maze kwigisha message zanjye murazizi, ntabwo nca ku ruhande nkubwira ukuntu ibintu biri, ntabwo ngutinya, nguri inkotanyi, nguri Kagame, nkubwiza ukuri uko nabwira umwana wanjye, uko nabwira umugabo wanjye, uko nabwira undi muntu wese nkunda, nuko nabo mbabwira. Ukuri rero kugomba kuvugwa kandi nta bwoba na gato. Njyewe ntinya Imana gusa. Murabizi rero ko message zanjye mba ndi kuvuga ibintu bikomeye, mba ndi kubwira inkotanyi dore muri kwica, dore bimeze gutya, muri kuburizamo abantu, muri kufunga abantu bazize ubusa. I call them out, nkababwira uko ibintu bimeze. Noneho buriya mu Rwanda ngo bigeze gukoresha inama, babwira sirita abantu bihaye Imana bati umuntu uzavugana na Christine tuzamwica. Ubwo rero abantu mu Rwanda ntabwo bapfa kumvugisha. Abantu bamvugisha bafite agahinda, ururimi rwabo ndarumenya kuko Imana yamuhaye ubwo bumenyi. Ni ingabire Imana yanyihereye kuva ndakana gatoya. Muri 90 Kagame atera, nari nkiri mutoya, ariko ndabyibuka ko Imana yamunyeretse imbere n'inyuma. Ese mugira ngo Kagame yabaye umwicanyi ubu? Icyo kibazo mu kibazo Abanyamerika ubu batangiye kuvuga bati ibi ni ibiki? None se ahindutse ubu? Yamye yicaye, yamye akora ibibi. Gusa bamwe barasinziriye, ubu nibwo bari gukanguka, ubu nibwo bari kumenya. Njye rero Imana yanjye nyihereye iyo ngabire kuva yatera. Hari bacuti banjye bajyaga mu nkotanyi, hari abandi baceremberaga, nkababwira nti ibyo mugiyemo ntibubizi, baranyumvise, uyu munsi bari hehe? Benshi barapfuye, benshi bari mu muriro, benshi bari mu buroko. Noneho rero ubwo ndi mu rugo maze gukora ikiganiro cyari gikarishye cyane, mbabwira ko Imana yatangije serwakira. Ndangije ikiganiro ngiye kubona mbona umuntu aranyandikiye, kandi umubare wari 250 kuri telefone. Nyine hari telefone nashyize hariya ku ruhande nawe ushobora kumenya, kubera ko ariko Imana yabintegetse, hari impamvu. Hari na telefone zindi batazi. Noneho ubundi iyo telefone zije ari 250 yari iz'Abanyarwanda, ni ukuri akenshi ntabwo nzifata, ariko iyo ngiyo byemerwa ko nyifata
kandi ndayoborwa kwifata. Umuntu rero aranditse, reka mbasomere ibyo yanditse. Ati hello, sinasubiza. Ngize amahirwe yo kukubona, yo kubona namba yawe. Sinasubiza. Akurikizaho, ndakurikirana ibiganiro byawe cyane. Imana iguha umugisha kubwo kudusengera. Ariko si uyu muntu ubu koko nibyo? Nkimara gusoma ibi ngibi nahise nibuka umuntu twari tumaze kuvugana kuri telefone. Ni umuntu ukomeye cyane, ukomeye mu gihugu, ubazi. Yigeze kumbwira ati rero nkamwe musenga b'abapasiteri, iyo babajeho bazaza bari kubasaba amasengesho, kandi si ubwa mbere babikoze, bazaza bari kubasaba ubufasha. Imana inyemerera ko musubiza. Ndamwandikira ariko ntabwo nakumenye. Ariko aravuga ati nsengera ndi i Kigali. Uribuka bya ndi mugenzi wanjye yambwiye umupasiteri ari kumpana wundi, ni umuntu nyine ukomeye ubazi kandi ubarimo. Iyo bazi gusenga, iyo niyo mwongera agiye kuza, azaza ari kugusaba amasengesho. Ariko simvuze ko umuntu wese usabye amasengesho ari we. Imana inyereka uwo ari we. Okay? Hari uza asaba amasengesho by'ukuri, hariho n'uza usaba amasengesho ya nyirarureshwa. Ubuzima buragoye cyane, ibiciro biri hejuru. Nyiravuze bya bindi narindi kuvuga, bya bindi narindi kwigisha. Mfite abana 7. Ubu nyine ugomba gushyiraho abana benshi kugira ngo ubwo niba ntanze kashi ngire impuhwe. Ariko umuntu wese unyandikiye gutya suko nabigenze. Ntabwo ari uko nabigenze. Muri iyi situation nabigenje ukundi kuko Imana ariko yanyoboye. Nanjye na madamu ubuzima buragoye cyane cyane, nahimana. Umuntu aranditse asaba ubufasha, ari gusaba amasengesho. Yego ntabwo wamenya, mbi Kigali mu Rwanda, nkurikirana ibiganiro byawe cyane. Wabyumvise? Nkurikirana ibiganiro byawe cyane. Abantu bakurikirana ibiganiro byanjye cyane ni babandi bagowe, ni babandi bari kwicwa. Abandi bo ku ruhande bakurikirana ibiganiro cyane byanjye ni abatasi. Uyu rero Imana yari iri kunyereka urwego arimo, yari iri kubinyereka. Njye kumva numva nyobowe ngo mwandikire. Njye muri icyo gihe cyose sinzi ibyo ndi gukora, ndi kwiyandikira ngo mwandikire ngo umubwire ngo ariko se ngo ni ukuri bica abantu mu gihugu cyangwa turabeshya. Sinari mbizi, ariko maze kwandika ibi ijwi ryarambwiye ngo voilà, dore umuteze umutego. Ndamubaje se barica cyangwa ntibica. Ndabyibuka nagiye kuri telefone ndareba, yari umugabo umusore rwose, ubona ari umusore w'umukire rwose, ari ahantu ubona hameze neza, uraha ubona nyine atari muri babandi. Urabona babandi bacu bene wacu basigaye baba mu myobo, baba mu tuzu, hamwe kwa kasuku ajya yirirwa avuga ati dore kwa kanaka, dore kwa kanaka. Ubwo ndareba ifoto mbishyira hariya. Ngewe akenshi ndi umuntu ukunda kwisengera, ntabwo mpfa kuvuga cyane, ariko iyo Imana ivuze ngo vuga ndavuga. Ndagenda nkora indi mirimo sinabitekerezaho cyane, ariko ngiye kumva numva ijwi rimbwira riti genda wongereyo kuri telefone. Ndagenda ngiye kureba kuri telefone, mbona wa muntu twavuganaga ukuntu yari ari kwandika, ari gucapa buri munota, ntiyongeye gucapa, ntiyongeye kwandika. Uyu muntu se agiye he? Bigenze gute? Bintera kwibaza. Imana itangira kumfungura ubwonko, Imana itangira kuvugana nanjye. Ndareba, ndebye ya foto yari iri kuri profile ya WhatsApp, umuntu ayikuyeho. Wewe wavugana n'umuntu kuri WhatsApp, mwamara kuvugana utamuzi, nyuma y'iminota 5 akagenda agakuraho ya foto kuko ari yibeshye. Aje gukora ubutasi, ariko yaje muri WhatsApp ye isanzwe.
kandi igisubizo cyanjye ntiyongera gusubiza. Nimaje se koko turababeshyera? Nimutubwire twihane, nimumbwire Kristina nihane, ndababeshyera ko mwica cyangwa nimwica? Icyo kibazo cyari umutego, kuko navuga ngo yego turica, ubwo ni ukuvuga ko niba yaba ari uwabo haba habonetse ibyemezo byo kuzajya kubashinja umunsi umwe igihe cyarusha ya kabiri n'ikigi. Ubwo urumva ntiyari gusubiza gutyo. Noneho navuga ngo ntabwo bica, ubwo se yahamya ate ko akurikira ibiganiro byanjye kandi ari byo buri gihe mpora mbabwira mbizanaho mvuga nti nyaboneka nimuhagarike kwica. Ubwo rero yabuze uko asubiza, aragenda ajya kwa bosi we kugira ngo abone igisubizo wenda yampa, cyangwa se urabona kumwe ubaza umuntu ukabona baguteza umutego ubuze icyo uvuga, ukavuga uti reka ngende mbyigeho basi. Mbona arabuze pe, ntiyongera kwandika. Abantu mvugana nabo mu Rwanda bindushyi bagowe, babandi badafite mituweli, babandi bicishije inzara, babandi baje bakambura ibyabo, iyo baza batura agahinda, kandi nubwo batakubwira byinshi baraza bakakubwira ati nyaboneka mudutabare ibyo mwumva uko nuko mubirana. Nka kiriya kibazo nari mbabajije, bo bari nko kunsubiza bati pasiteri ntabwo twakubwira byinshi, uzasenga Imana izabikwereka, ariko turagoye tumerewe nabi, ibyo mwumva ni ukuri rwose. Hariho n'abagira gutya ntabwo baca ku ruhande, barakubwira ati twarashize baratumaze. Ubwo rero kimwe nuko umenya ururimi rw'icyongereza cyangwa ukamenya ururimi rw'igishinwa, ukamenya ururimi rwa Spanish, ni nako bariya abantu bafite ururimi, iyo uri mu mwuka w'Imana urabamenya, uvugana nawe ugahita umenya aho umuntu aba. Wowe ushobora guhura n'umuntu w'umushinwa akavuga ukayoberwa ko ari igishinwa, wenda ushaka kumenya utamenya ikirimi ariko uzamenya ko ari ikinyamahanga. Ubwo rero nahise nkanguka, ndavuga nti uyu muntu Mana yaraje kuntata cyangwa ndasenga mberekera aho ngaho. Ndavuga nti okay, ariko abantu bari muri timu yanjye natwe turacanye, abantu bari muri timu yanjye umwe aravuga ati pasiteri aka kantu kampereze, ndumva rwose ndumva Imana iri kumbwira gukora ikintu. Umuntu umwe wo muri timu yanjye aragafashe arakajyanye hehe, arakajyanye sinzi aho akajyanye, gusa namuhaye uruhushya, navuze ngo okay genda ukora ibyo ushaka. Aragiye agahereje n'umuntu ngewe sinari nzi ibyo agiye gukora, ariko agaruka mu kanya gatoya ambwira ati dore igisubizo tubonye. Biriya nashyize kuri Facebook yabihereje David Ndahayo, David TV. Murabizi rero ko David ni umusore utajya watinya cyane, abonye iriya nimero ayihamagaye, reka nkumvishe amajwi. Mbere yo kuntuka, mbere yo kunjyana mu gikari ukambwira ngo ndi umwirasi, mbere yo kumbwira ngo nuzuye full of pride, nakubwira ngo ujye utinya Imana ya Kristina, ujye utinya Imana ya Kristina, ujye uyitinya. Were kwihuta kuvuga, ushobora kunjyana mu gikari ukambaza neza ntakubwire, ariko ntugatuke kandi ntugatuke umukozi w'Imana nyawe. Ujye uba careful. Ubwo tugiye gufata indi telefone hano tubumvishe amajwi, ariko kubera yuko amajwi ntabonye ukuntu nyajyana muri studio ngo tubishyiremo imbere, ushobora kutumva neza. Ubwo hari igihe bishobora kuba ngombwa ko mpagarika ntagusobanura ibyo uwo mugabo yari ari kuvuga. Wa wundi yari uri kuvuga ati twaragowe, ibintu bimeze nabi, nyaboneka nimudutabare, nyaboneka ibi n'ibi. Hariho n'abavuze ngo ahubwo akora muri perezidansi. Ariko we, maze umuntu aje kuntata ngo nanjye mugirire imbabazi, nanjye ngo mugirire impuhwe. Njyewe Imana yarantegetse, ndaza no kubabwira impamvu Imana yabintegetse, kuko ndwana intambara yo mu kirere. Wabyemera utabyemera, waba urimo utarimo, ubu ngubu turi mu ntambara. Intambara ntabwo ari ngombwa ko icyo cyose zaba ari amasasu. Ubu turi mu ntambara. Nushaka ushyita ufata imyenda yose, intwaro zose zo mu ntambara wambaye, kuko turi mu ntambara.
njyewe rero ndacanye, njyewe rero imyenda y'intambara nyihozaho nyishyiramo buri gitondo, nkayizirikaho buri munsi, ndacanye. Nguko rero dore ubwo umuntu arahamagaye, afashe ya nimero 550 n'ibindi n'ibindi, arayihamagaye. Umva ibyo bavuganye, ndashyiraho gakeya gusa. uwo David amuhamagaye aravuze ngo rwose ngo iyo leta y'ubumwe ko ndi kubona uri kuyishinga ubutaka, ngo mbese ko uri guhemukira iyi leta y'ubumwe. Wa muntu wari uvuze ngo ibibazo byaratwishe, wa muntu wari uvuze ngo ndabakurikiye kandi ngewe azi ko mvuga nti iyo leta nimbi irica, waravuze ngo ni leta y'ubumwe. ngo iyo leta ko uri kuyishinga ibitaka, ngo kandi iyo leta ari umubyeyi. FPR ni umubyeyi w'uwo muntu, ariko reba ukuntu yaraje kwiyoberanya. ngo leta yo mu Rwanda, leta ya FPR ni umubyeyi w'abanyarwanda. Ibyo biri kuvugwa n'umuntu wari uri kuvugana nanjye, agakuraho ifoto kuri profile kubera yuko atangiye kuvumburwa. ariko sha umubyeyi naho babuze ngo reka iyo guverinoma wiyivuga nabi, ngo witerangwe ibuye ngo ku karere ka Nyungwe cyangwa ni akarere kayo. iyo ngiyo FPR ni ingobyi iduheka nyaboneka. Urabona ukuntu ari kuyidefandinga, urabona ukuntu ayihagazeho, urabona ukuntu ayikomeyeho. reka nkora ibyo nkora, nzi ibyo ndi gukora. umva n'iryo zina ryaje ingobyi iduheka. Noneho Dawidi naramubwiye ati umva izina ryayo, umva iryo zina ryayo. njye kuva yansenyera nta rukundo nzigera nyigirira, kuva yanyambura nta rukundo. ndayizonze ni umubyeyi wawe ariko sha umubyeyi naho babuze akahe karere ka Nyungwe cyangwa ni akarere kayo. iyo uruhusi umva n'iryo zina ryaje FPR ni ingobyi iduheka. Uwo nguwo rero ni we benshi muri kudefanda, mukavuga muti Christine reka nzi ibyo ndi gukora, mumbabarire cyane. njye kuva yansenyera nta rukundo nzigera nyigirira, kuva yanyambura nta rukundo nzayigirira, kuva mbese ariko ntabwo ariyo rero barabagusugira ko ntabwo ariyo rahira rero ni kwa Habyarimana harya banyambuye. avuze yuko FPR si ihekura, FPR si yo isenyera abantu, FPR rwose nta kintu kibikora. mukanguke musabe Imana ibahe discernment, muzayimenya. Imana ishaka kubaha discernment, wahura n'umuntu na mbere yo kumuvugana ukaba wamenya uwo ari we. ibyo cyangwa basenyeye
buriya wazagira bakakurega rero utazi ntabwo abimenye nyamuha ntabwo abimenye buriya none se nkwerereza ibaruwa ngo bazakurenganura ngo buriya ngo nyakubahwa ntabwo yabimenye donc ari gufata ibibi biba akabitandukanya na Kagame. Kagame ntazi ibibi biba, Kagame ntazi abantu bicwa, Kagame ntabwo azi abantu basenyerwa, Kagame ntabwo azi abantu bashimutwa. Donc nta munyarwanda, kanguka, turi mu ntambara. Umuntu usinziriye turi mu ntambara bigenda gute? none se nkwerekana nomero ya telefone namuhamagaye yashaka kunyitaba amezi atatu ntabwo ari kugezaho buriya noneho rero nibemeje ko yapfuye byarangiye ahubwo oya buriya akemura ikibazo cy'abaturage rwose yakemura ibibazo byinshi cyane yojya hasi ariko shaka wumvise ukuntu ari kudefanda nyakubahwa. yabaye ryari uri komeza uri gusanga ari umubone ngaho ubone yojya habe niko nkubwiye ntawe uhari ko hari abantu bari kwangisha abantu leta cyangwa abantu bari kwangisha abantu leta ariko uzi ko hari abantu bari kwangisha abantu leta, abo ba Christine babandi wari uhamagaye uza wigize nkaho uri umuntu uvigitime, umuntu nawe umerewe nabi, umuntu nkawe ukaba ubaye niyo mwungeri namba 2, nimero ya 2 niyo mwungeri. Oya, twarabibonye ibya niyo mwungeri ntabwo bizongera gusubiraho. Burya ubungubu turacanye, turi maso. Ibingibi nshobora kubibika simbisohore, ariko mbizanye kugira ngo mwige, mbizanye kugira ngo mukanguke, murusheho. Bamwe benshi murakangutse ariko murusheho gukanguka. Kandi ndaza kubabwira iyindi mpamvu yatumye mbishyira ku mugaragaro. kangisha abantu leta kabi katari keza ko ntabwo umusaza bizi buriya umva uramutse uvuze ko atabizi waba ungamukiye wahita tuwabana umuntu nandikiye ngewe ubwanjye nkamwandikira inshuro 3 ntabwo abizi. halo yakobye niba ari bwo ukinjira muri iki kiganiro ndikaje gusoza, gusa nari maze gushyiraho amajwi y'inkotanyi yahamagaye yigize victime, umuntu uje kunsaba amasengesho, umuntu uje kunsaba ubufasha kugira ngo nyine dutangire conversation, noneho habeho niyo mwungeri nimero ya 2. Niba ari wa undi bishop ngo niyo mwungeri, oya. Niba uri umunyamasengesho bazaza baka amasengesho, niba uri umuririmbyi bazaza bakubwira bati ese wumvise iyi ndirimbo nahimbye, bazaza babanje kukwiga. Ariko niba muri maso, keep praying and watching, niko Yesu yatubwiye. Njyewe ndasenga, njyewe ndacana. Ubwo rero kubona nasizeho ibyo nabonye kandi ari Imana yabintegetse, ntubimpore. Kubera iki Imana yabintegetse? Gituma Imana yabintegetse, umuntu nk'uyu iyo aje wowe ugakoresha intwaro y'urumuri, ugafata ibibi ukabishyira ku karubanda, ukabishyiraho kuri Facebook, ubu umuciye amaboko, ubu umuciye amaguru. Umwaka wose ukurikiraho ushaka kujya muri misiyo atazabishobora, uzangaye ntazabishobora, kubera yuko ahantu hose agenda yikanga ya nkota y'ukuri wamutemesheje. Turi mu ntambara, njyewe nuko ndwana. Aho kugira ngo njye kurwana n'ubudayimoni buto,
imana yaramfashe inshyira hariya hejuru nkatema nkaba nkubise hasi abantu 1000 mu isegonda rimwe. Nuko bimeze, twakase duhereye hejuru. Ubwo rero ushobora kunyanga ukankunda, ariko njyewe ndi umukobwa wa freedom, ndi umukobwa ukunda imana cyane, yubaha, ndi umuntu udafite urwango na rumwe. Icyo ubona kuri njyewe nuko kimeze. Iyo sura ubona ni real, nta kintu fake. Ibyo nkubwiye ndabivuga, ntabwo ngira inzika birangira aho ngaho, ariko ndakubwiye ngo ndacanye kandi ndareka imana ikankoreramo. Ubwo rero buri muntu wese afite uko arwana, njyewe nuko ndwanira hejuru. Murakoze, imana ibagire neza. Nizere yuko urujijo ruvuyeho, nizere ko aka kantu gatoya ncerinze nawe, nshobora no navuga n'ibindi byinshi, ariko nizere ko ibi ngibi bikuyeho urujijo. Naje gukura iyo post kuri Facebook temporary kugira ngo manze mbasobanurire, mumenye ukuri ko byari biri kuba inyuma mu gikari mwebwe mutazi. Ndabakunda cyane, abo dukomezanya tuzakomezanya, abo tutazakomezanya nta kibazo, ngiye nkorera imana. I love you. Bye bye.